Munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Wifuza kureba ibyigisho natambukije bigaragara, wagana muri YouTube ukandikamo amazina mvuze haruguru, ukareba icyigisho ushobora gukenera ukagikurikira kikagufasha. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku cyigisho kivuga ngo kwerekwa ikuzo ry'ahazaza. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Byinshi warabihishuye, nta cyiza kidutunguye, ariko akenshi ducika intege tukanibagirwa yuko wabitubwiye. Utubabarire ikosa nk'iryo. Ubwo rero ugiye kutwibukiriza muri iki cyigisho iby'ahazaza watubwiye. Turakwinginze ngo ubane natwe, uduhe kumva icyo ushaka ko twumva muri cyo. Mu izina rya Yesu, amena. Kwerekwa ikuzo ry'ahazaza. Mu minsi y'umwijima ukomeye yo mu rugamba rumaze igihe kirekire, itorero ry'Imana rihanganye n'ikibi ryagiye rihishurirwa iby'umugambi uhoraho w'Uwiteka. Ubwoko bwayo bwagiye bwemererwa kureba hirya y'ibigeragezo ryabaga ririmo icyo gihe, maze rikabona intsinzi zo mu gihe kizaza, ubwo urugamba ruzaba rusojwe, abacunguwe bagahabwa igihugu cy'isezerano. Ayo mayerekwa yerekeye ikuzo ry'ahazaza n'ibyo bizaba byagaragajwe n'ukuboko kw'Imana, bikwiriye gukundwa n'itorero ryayo muri iki gihe. Intambara imaze imyaka myinshi cyane yihuta isatira kugera ku musozo wayo, kandi imigisha yasezeranywe yose ikaba igiye gutangwa bidatinze. Abahanuzi bo mu gihe cya kera bahaye itorero ubutumwa bwinshi bwo kurihumuriza. Ubutumwa Yesaya yahawe n'Imana bwagiraga buti, nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize. Ubwo butumwa bwatanganwe n'amayereka atangaje yagiye aba ibyiringiro n'ibyishimo by'abizera mu myaka magana yose yakurikiyeho. Nubwo bagiye basuzugurwa n'abantu, bakabatoteza ndetse bakabanga, abana b'Imana bo mu bihe byose bagiye bakomezwa n'amasezerano yayo adakuka. Kubwo kwizera bagiye bareba kure, bakerekeza amaso yabo ku gihe Imana izasohoreza itorero ryayo isezerano rigira riti, nzakurutisha abandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 15. Inshuro nyinshi itorero riri ku rugamba rihamagarirwa guhangana n'ibigeragezo n'umubabaro, kuko itorero ritabasha kunesha hatabayeho urugamba rukomeye. Ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'amahimano. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 20. Nibyo bigera ku bantu bose, ariko nta muntu n'umwe wiringira Imana ishoboye gukiza uzigera atsindwa burundu. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe.
kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Ku Mana hari imbabazi, hari ukwemerwa kuzuye, kandi gutangirwa ubuntu binyuze mu byo Yesu Kristo umwami wacu wabambwe kandi wazutse yakoze. Ubwanjye ni njye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Yesaya 43 umurongo wa 25, 26, igice cya 60 umurongo wa 16. Umuhanuzi yaravuze ati, igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi yose. Bazabita ubwoko bwera, abacunguwe n'Uwiteka. Yagambiriye kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Intwaro bacuriye kukurwanya ntizagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Yesaya 25 umurongo wa 8, na 54 umurongo wa 11 kugeza uwa 17. Itorero rigomba kwinjira mu rugamba ruheruka ryambaye intwaro yo gukiranuka kwa Kristo. Itorero ari nk'ukwezi, nk'ikizubazuba, ubwoba nk'igitero cy'ingabo, riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo, rigendana ibendera. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 10. Rigomba kujya mu isi yose riyigarurira kandi ritsinda. Nguyu umugambi w'itorero ntabwo ari uwo kwicara hamwe gusa ngo ryirire ryinywere, ahubwo rigomba kuvuga ubutumwa ku isi yose. Isaha y'umwijima w'icuraburindi yo mu rugamba itorero ririmo, rihanganye n'imbaraga z'ikibi, niyo izabanziriza umunsi wo gucungurwa kwayo guheruka. Ariko nta muntu n'umwe wiringira ukwiriye kugira ubwoba, kuko iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashashi yiroha mu nzu, Imana izabera itorero ryayo ubwugamo bw'ishuheri. Imana ishimwe. Yesaya 25 umurongo wa 4. Abakiranutsi bonyine nibo basezeranirwa gucungurwa muri uwo munsi. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kwiteka? Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagahindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo ni we uzatura aharengeye, yikingire igihome cyo ku rutare. Azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Yesaya 33 umurongo wa 14 kugeza uwa 16. Ijambo Uwiteka yabwiye abana be b'indahemuka ngo, wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wihishe akanya gato, kugeza aho uburakari buzashirira, kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwawo. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 20 n'uwa 21.
mu mayerekwa yerekeye umunsi ukomeye w'urubanza, intumwa z'Uwiteka zahumekewe zeretswe kunyinyirwa kw'abazaba biteguye gusanganira umwami wabo mu mahoro. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, ahatatanya abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayibamo, bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Yesaya 24 umurongo wa 1 kugeza uwa 8. Tubonye ishyano, kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu. Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi birasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe nimwumve uko amatungo aboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imikumbi y'intama yanyukiwe, uruzabibu rwumye kandi umutini warabye, umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye, kandi umunezero ushira mu bantu. Yoweri 1 umurongo wa 15 kugeza uwa 18 n'umurongo wa 12. Ubwo Yeremiya yitegerezaga kurimbuka kwabayeho mu bihe biheruka by'amateka y'isi, yateye hejuru agira ati, ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwimanganya, kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mu mutima wanjye. Kurimbuka guhamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe. Yeremiya 4 umurongo wa 19 n'uwa 20. Yesaya avuga iby'umunsi wo guhora k'Uwiteka agira ati, nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusengwa, babijugunyire imbeba n'ubucurama, bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahuge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. Yesaya 2 umurongo wa 17 kugeza uwa 21. Yeremiya ahamya iby'ibyo bihe, ubwo ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi, agira ati, nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi irimo ubusa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita, ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze. Nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke harabaye ubutayu, n'imidugudu yabo yose yasenyukiye imbere y'Uwiteka kubw'uburakari bwe bukaze. Uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Haleluya. Yeremiya 4 umurongo wa 23 kugeza 26 na 30 umurongo wa 7. Muvandimwe, ahangaha ntabwo enjenyeri azagira icyo akora ngo arengere amazu y'imiturirwa abantu bareba bagatangarira. Nta nubwo agoronome azagira icyo akora kugira ngo imirima yongere yere abantu bidagadure. Yemwe n'abahagarariye ibirori cyangwa se abahagarariye iminsi mikuru yo kunezerwa, ntabwo bazaba bafite icyo bakora, kandi uwo munsi turawegereje. N'udafite amaso yahunyeza. Mu mayerekwa umuhanuzi yagize, abanesheje icyaha n'igituro
noneho yabonye bishimye bari imbere y'umuremyi wabo bavugana nawe bisanzuye nk'uko mwitangirira umuntu yaganiraga n'Imana. Uwiteka arababwira ati nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa i Yerusalemu, nishimira abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi. Nta muturage waho uzataka indwara, kandi abahatuye bazababarirwa gukiranirwa kwabo. Imana yacu himbazwe, yo yemera kutubabarira ibyaha byacu ikaduha ihumure, kabone n'ubwo igihe cy'amakuba cyaba kidusatiriye cyangwa kitugose. Umuhanuzi yumvise amajwi y'indirimbo zaho, kandi ayo majwi n'indirimbo nta matwi y'umuntu upfa wigeze kuyumva, cyangwa ngo intekerezo ziyasobanukirwe, uretse mu mayerekwa yavuye ku Mana. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Muri iyo Yerusalemu hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo. Abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati amasoko yanjye yose ari kuri wowe. Aba bazarangurura amajwi basakuze kubw'ibyishimo, icyubahiro cy'Uwiteka. Yesaya 51:3, Zaburi 87:7, Yesaya 24:14. Mu isi izaba yagizwe nshya, abacunguwe bazakora imirimo n'ibibashimisha byazaniraga Adamu na Eva umunezero mu itangiriro. Bazabaho ubuzima nk'ubwo muri Edeni, ubuzima bwo mu busitani no mu murima. Bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. Yesaya 65:21 na 22. Aho ngaho imbaraga zose zizatezwa imbere, ubushobozi bwose buzongerwa, imigambi ihamye cyane izashyirwa mu bikorwa, ibyifuzo byo ku rwego rwo hejuru bizagerwaho, n'intego zikomeye cyane zizagerwaho. Kandi nanone hazabaho imisozi miremire mishya yo gutambuka, ukuri gushya ko gusobanukirwa, kandi habeho ingingo nshya zo kwiga zikangura imbaraga z'umubiri, intekerezo n'ubugingo. Imana yacu ishimwe yatwiteguriye aho tuzaba tutazongera kurira no kuganya, icyubahiro kibi cyayo. Abahanuzi bahishuriwe ibyo bintu bikomeye, bifuje cyane kumenya ubusobanuro bwabyo bwuzuye. Bahanuye ibyako gakiza barondora, babishimikiriye barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwa n'umwuka wa Kristo wari muri bo, kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babibwirijwe n'Umwuka Wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Urwa mbere rwa Petero 10:10-12. Mbega uburyo uko ibyo bigiye kuzabaho byasobanuwe ari uko agaciro gakomeye, kandi bikaba biteye amatsiko kuri twe abahagaze ku nkengero yo gusohora kwabyo. Uhereye igihe ababyeyi bacu ba mbere bateraga intambwe basohoka muri Edeni, ibyo bigiye kuzabaho, nibyo
n'ibyo abana ibyo bigiye kuzabaho n'ibyo abana b'Imana bagiye bahanga amaso bakabitegereza bakabyifuza cyane kandi bagasenga bifuza kuzabibona. Bagenzi, dufatanyije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kw'ibikorerwa kuri iyi si, ariko vuba bidatinze umukiza wacu agiye kuza atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubwo kwizera ni mucyo duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Ubu uwapfiriye ibyaha by'abari mu isi ari gukingurira abamwizera bose amarembo ya paradizo. Vuba bidatinze urugamba ruzaba rurangiye kandi ntsinzi izaba igezweho. Vuba bidatinze tuzabona ubw'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho, kandi nitugera imbere ye ibigeragezo n'imibabaro byo muri ubu buzima bizaba ubusa. Ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzazana azatinda, ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Imana yacu ishimwe. Yesaya 65 umurongo wa 10, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 35 kugeza 37, Yesaya 45 umurongo wa 17. Mwubura amaso kandi ibyiringiro byanyu bikomeze byiyongere. Nimucyo ibi byiringiro bibayobore mu nzira ifunganye igana mu marembo y'umurwa, mu ikuzo ry'ahazaza rikomeye kandi ritagerwa rigenewe abacunguwe. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mubariko namwe mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Amahanga yose y'abacunguwe ntazigera amenya andi mategeko uretse ay'ijuru. Bose bazaba bishimye ari umuryango wunze ubumwe, bambaye imyambaro yo gusingiza no gushima. Hejuru y'ibyo inyenyeri zo mu ruturuturu zizaririmbira icyarimwe, kandi abana b'Imana bazatera hejuru kubw'ibyishimo. Ndetse muri icyo gihe Imana na Kristo bazatangariza icyarimwe bati, nta cyaha kizabaho ukundi kandi nta rupfu ruzabaho ukundi. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi. Abantu bose bazajya baza gusengera imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Uwo Mwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo. Uwiteka ahumurije Siyoni, imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije. Ubutayu bwaho
abuhinduye nka Edeni n'ikidaturwa cyaho akigize nka ya ngobyi y'Uwiteka. Buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe. Kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Uwiteka Imana yawe izakunezererwa. Yesaya 66 umurongo wa 23 n'igice cya 40 umurongo wa 5, igice cya 61 umurongo wa 11, igice cya 28 umurongo wa 5, igice cya 51 umurongo wa 3, igice cya 35 umurongo wa 2, n'igice cya 62 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Matunda iko mbere. Imbere hari ibyiza, ntabwo ari imitwe, ntabwo ari ukubeshya. Imbere hari ibyiza. Ariko se muvandi, kuko niba unacitse intege ugasubiza amaso inyuma ukareba ibyo wanyuzemo, ukareba ibyo wagiye wiga mu gihe cya kera, kuko ubu nta byiringiro wakagombye kugira ngo umenye yuko iby'Imana ivuga itabeshya. Ubaye wararambitse intwaro yawe hasi, komera. Uyu ni umusozo w'ibyigisho twari turimo twiga mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, aho twagiye twibanda ku Bisirayeli, ishyanga ryatoranijwe n'Imana ubwo ryajyanywe mu bunyage, bagakorerayo imirimo itandukanye, babita amazina y'ibigirwamana, babajyana w'ibigirwamana bikorera. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri iyi minsi ubukristo bwanjye nawe, ikibazo ni uko bushingiye ku kurwanya ibitakagombye kurwanywa, ibyakagombye kurwanywa ahubwo tukabyirengagiza. Petero yarahagurutse n'ihote ebyiri ati reka wereke Yesu, wereka ngurwanirire. Abarasimbutse ayikubise umuntu amuca ugutwi. Yesu areba Petero ati Pete hafi, bose nibi byatuzanye Pete. Aramubwira ati ariko ubu ngubu wibwira yuko kuba ndi guteraganwa gutya ari uko ntahamagara mu ijuru ngo bohereze ingabo zindwanirire? Urugamba abitwa abana b'Imana turi kurwana ni urugamba rw'umubiri rutarangwamo urugamba rw'iby'umwuka. Bari abantu bagiye i Babuloni, babajyanye bunyago, bagiye batanezerewe, babigisha ubupfumu, babigisha n'ubukonikoni. Kandi abo ngabo bigishwaga, abo Bisirayeli bigishwaga, bari abahanga mu bye, bari abahanga muri ubwo bupfumu, bari abahanga muri ubwo bukonikoni. Ntabwo bateye abane, babahamagaraga amazina y'ibigirwamana. Wenda niba ari Dagoni simbizi, munyihanganire, ti Dagoni, akitaba ati Karame. Ngo bari bafite ibyiringiro by'uko muri ayo mazina bagiye babita, muri izo nyigisho bagiye bacengeza, zikagenda zikinjira neza, zikagera kure, ngo zizabahindura ibitekerezo bagahinduka nk'abanyababuloni. Ariko Imana ishimwe, ntabwo Isirayeli zigera iba Babuloni. Icyo usabwa gusa ni ukugururira umutima wawe Yesu Kristo akawuturamo. Ntabwo Yesu Kristo akorana na Beliyali. Nakubamo nanjye akambamo, tuzanesha. Ayo mazina barayabise, baremera, barayitwa. Ndetse yemwe no mu gihe babahamagaraga bagiye aho ikigirwamana cyaramirizwaga,